ngaha muri iki gikarito niho tubika amafaranga. Nasanzemo amafaranga, mbona harimo ibipapuro gusa. Turuza ibintu bijyanye n'akabari. Baraye banyibye mu gitondo. Naje muri kontorore ahantu tubika amafaranga, nsanga nta mafaranga ahari, banyibye 300. Ariko ntago nzi umuntu wanyibye uwo ari we. Nimero zanyu twazikuye ku macana atandukanye ku bantu ujya ufasha. None se nomero yanjye ayikuye kuri cana? Ushobora gufotora aho hantu bakwiriye, akanyoherereza ifoto yaho, akambwira n'amazina yawe, papa na mama wawe bakwise. Ubwo amafoto se amaze kumugeraho? Yego, yamaze kumugeraho. Ndamuhamagaye kugira ngo amungaragarize abandi ngiye ngomba kubakosora. Kimwe n'abantu babandi nyine babita abaganga bashaka kwiba abantu bakabatuburira babwira ngo bashoboye ibintu kandi ntabyo bashoboye. Naje nohereza ihembe ryanjye Karondozi rigendere mukome mu mutima uwo muntu wakwibye. Ndi kubona ahantu wafotoye, si muri iyi karito amafaranga yarari? Ni muri iyi karito. Ino foto ndi kubona ikarito niho amafaranga yabikaga. Yego, niho tuyabika. Ngiye kohereza ihembe ryanjye Karondozi. Mu minota mikeya cyane urasohoka nyuma y'urugo aho utuye n'aho wakoreraga, ugende mu ntambwe 10. Urabona ahantu hari agashyamba. Noneho uhita ugenda uwo muntu urahamusanga n'amuteye intoki ziri kumurya zimwuzuranyeho n'amafaranga yawe yayazanye. Yewe nta mikino ngira wakana. Yewe we niwe pe, ni Jeni koko pe. Ndamuzi, ni umukozi wanjye. Ye baba we, niwe wanyibye koko mana we, niwe wanyibye. Nahamagaye muganga kugira ngo amunyereke. None sanze ari umukozi wanjye we. Mwakorana? Ni umukozi wanjye nizeraga, yabaga muri Kotwari. Rero hari ntabwo ndibyo. Ye baba we, kamamagare muganga mubwire ko mubonye. Kamuhamagare muganga pe. Ntago nari nzi ko ari wowe wabinkora. Ntago uzongera kwiba. N'ukuntu yari umwana mwiza, ntago yibaga, sinzi impamvu byawe muteye pe. N'ukuntu ari umwana mwiza muga. Yewe wa muntu ndamubonye. Ndamubonye. Nababwiye ngo ntagira, nababwiye ko nakunda abantu b'abandi, mbabwira ko nakunda abantu bahemukira abantu cyangwa abantu batera ibintu batavunika ibiboneka neza. Yego, nakumva. Niba umubonye uragira ngo mukorere iki muri aka kanya? Amafaranga yawe ntabwo yazanye, ntabwo yagushimishije. Arayafite amafaranga, ariko njye ntabwo najya muri ziriya nzuki rwose mugazi. Nanjye zanyirira rwose. Oya, nta kibazo, wowe nyishyura amafaranga nakubwiye, noneho izo nzuki ntabwo zikurya. Ngiye kuzi Let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane mwebwe muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ndacyari MC Set nkuko bisanzwe ni N1 TV. Muri aka kanya rero twamaze kugera muri quartier, hari umubyeyi umaze kuduhamagara. Niyo mpamvu rero turi hafi ye kugira ngo atubwire ikibazo amaze guhura nacyo. Reka ngushimire, dutangirane, nizeye ko turaza kujyana ku musozo w'iyi nkuru. Hanyuma byagenze gute twagira ngo dusobanure. Umaze kuduhamagara tubwira ko hari ikibazo wagize muri business call. Njyewe mfite ikibazo cy'uko banyibye amafaranga 300. Kandi umuntu wanyibye ntago muzi. Ubwo rero nari ngiye guhamagara umuganga musobanurire uburyo banyibye. Umuntu wanyibye ngiye ntago muzi, wenda mungaragarize mubone. Uwo muganga se uramwizeye? Ndamwizeye cyane. Umwizeye gute? Ngiye ndamwizeye kuko nabonye nimero ziwe ku macana atandukanye, abantu bose bari kumuhamagara, kandi ibyo akora birakoreka neza. Kandi nabwo nsanze atabikora neza, nawe namugaragaza nkamushyira ku karubanda.
none se kucyifuje ko bijya kuri kamera? ni ngombwa isi yose ibibone. none se mbere yo guhamagara uwo muganga wabanje ubundi se ucuruza ibiki? Njye ncuruza ibintu bijyanye n'akabari. wareka se tukabanza ahubwo tukajyana tukanarebera aho hantu ucuruza? Nta kibazo, twajyana. tujyane noneho hatwereke. nta kibazo, twagenda. ngira ngo nk'uko umaze kubyumva ngo impamvu yifuje ko bijya kuri kamera ngo yagira ngo isi yose ibibone. abantu b'iki gihe rero urumva hari ibintu bagenda bahura nabyo, ariko sometime niyo mpamvu uba ubona turi kumwe n'abantu baba bagiye batandukanye, kubera ko haba hari impamvu bifuje kuganira natwe kuri kamera. reka twerekere, tumaze kuvugana nawe yuko agiye kutwereka aho ngaho akorera, noneho dukomeze tuganire tubashe kumenya iki kibazo uko kiraza kurangira n'uko biraza kugenda. ni muri uyu muryango ni amafaranga gusa yatwaye. ubuze ko mbona ufitemo ibintu byinshi ubibara gute? bazajya bakwiba buri munsi? oya, ntabwo banyiba buri munsi, twandika mu ikayi. naje muri kontorore nsanga rero mbura amafaranga. bibaye muri iki gitondo? Yego, bibaye muri iki gitondo. amafaranga se wayabikaga? njye nayabikaga hano, ahangaha muri iki gikarito. muri iki gikarito niho tubika amafaranga. nasanzemo amafaranga. mbona harimo ibipapuro gusa? nta mafaranga arimo. ndabonamo fagitire za IBM. hanyuma mu gitondo ufungura ni bande se mwe muri kumwe? njyewe naje hano nsanga umukozi ntawe uhari, na telefone ziwe ntaziriho. ubwo rero ndagira ngo mpamagare umuganga amunyereke menye uwo ari we. ubwo se tubibare ko kuba nimero y'umukozi itariho no kuba atari hano tuvuge ko ariwe waba wibye, cyangwa se hari n'ukuntu abakobwa bakora mu tubari aba yigiriye akandi kagahunda akajya nko kwisurira umusheri we, wenda akaba yakuye telefone. muri make nawe ntabwo uzi urimo gushinja icyaha cy'uko wibye cyane. ntabwo muzi uwo ari we, ariko umuganga niyahagera niwe uri bumugaragarize. noneho mpamagarira uwo muganga ushyireho parireri numva uko bimeze, sibyo? Yego, nta kibazo, reka tumuhamagare. tumaze kugera rero muri aka kabari nk'uko mubibona. uyu mama waduhamagaye ni ahangaha akorera, amaze kutubwira yuko mu gitondo aribwo yaje gufungura, ndetse akagira buryo ki agera muri iyi karito nk'uko murimo kubibona. yabikagamo amafaranga yacuruje, ariko yajya gukora kontorore amafaranga akayabura. reka rero ntegereze ahamagare numva uko biraza kugenda. turacyari N1 TV. telefone yiwe ntabwo iri gucamo, ariko ntayifate. reka twongere turebe ko ari buyifate. parireri banyura hano kubera stress, naho parireri kuyishyiraho byari byakunaniye. mwaramutse muganga? mwaramutse neza, ni amahoro? ni amahoro. njyewe mfite ikibazo. njyewe ncuruza ibintu bijyanye n'akabari. baraye banyibye mu gitondo. naje muri kontorore, nje muri kontorore ahantu tubika amafaranga nsanga nta mafaranga ahari, banyibye 300. ariko ntabwo nzi umuntu wanyibye uwo ari we. nimero zanyu twazikuye ku macana atandukanye ku bantu ujya ufasha. none se nimero yanjye yayikuye kuri cana? ushobora gufotora aho hantu bakwiriye, akanyoherereza ifoto yaho, akambwira n'amazina yawe papa na mama wawe bakwise. yego. utivuka utiva mu nda ya nyoko naso. yego, nta kibazo. amazina yawe witwa nde? nitwa Umuhoza Clarisse. witwa Umuhoza Clarisse. Umuhoza Clarisse? yego. nyoherereza rero ifoto yawe n'amazina yawe. papa wawe na mama bakwise, mufotore n'aho hantu havuye ibyo bintu. noneho wonze ndeba umuntu wakwibye bite muri aho ryake, nge nta mikino ngira.
yego murakoze muganga. narababwiye ngo ndi umuhanyi sinkunda abajura biba abandi sinkunda abantu barya ibintu batavunikiye. Yego yego murakoze reka tubikore. ubwo amafoto se amaze kumugeraho? Yego yamaze kumugeraho, ndamuhamagaye kugira ngo amungaragarize tumurebe. Muga yego nari nkoherereje amafoto wayabonye? nayabonye. Yego fasha kabisa, fasha ndebe ko ayo mafaranga nayabona. noneho rero Yego narababwiye ngo ndi umuhanyi sinkunda abantu biba abandi sinkunda abantu barya ibyo batavunikiye. yego cyane cyo abantu b'abajura muri iyi minsi nabo bandi ngiye ngomba kubakosora. kimwe n'abantu b'abandi nyine baba bita abaganga bashaka kwiba abantu bakabatuburira bababwira ngo bashoboye ibintu kandi ntabyo bashoboye. ndaje nohereza ihembe ryanjye karondozi rigende rimukome mu mutima uwo muntu wakwibye. ndi kubona ahantu wafotoye, si muri iyi karita amafaranga yarari? ni muri iyi karito. ino foto ndi kubona y'ikarita niho amafaranga yabikaga. Yego niho tuyabika. ngiye kohereza ihembe ryanjye karondozi. mu minota mikeya cyane urasohoka nyuma y'urugo aho utuye n'aho wakoreraga, ugende mu ntambwe 10. urabona ahantu hari agashyamba. noneho uhita ugenda uwo muntu urahamusanga n'amutesha intoki ziri kumurya zimwuzuranyeho n'amafaranga yawe yayazanye. yewe nta mikino ngira wakana. Yego muga murakoze reka tujye kureba. nimujye kureba. jya kwa jajajini kwa jini rabia bashya amahembe yegurwa hanze icumu rishinzwe ubwende inkota ikurwa iyindi abazimu baterekerwa abandi. ntabwo nkunda abantu biba abantu, sinkunda abantu bahemukira abandi mwabana. ndaje mpite muteze ihembe karondozi muteze inzuki zanjye zimurye zirahita zimuzana na jajya mukuru ahita amutereka aho ngaho ibyo yagutwaye byose arabizana. Yego murakoze. uranishyura amafaranga 200 y'amanyarwanda. Yego murakoze. icya mbere nuko agarura amafaranga muganga. ukimara kumubona uhite uyohereza. utayohereza ndakwahiranya umuzinda nkoroka. Yego turabikora. ndakwahiranya muzinda se bivuga? Ni iby'abakuru babo ntabwo twe tuba tubizi. ngo amagini kameramani we, none se ubu ibi bintu uzabihoramo? ibintu aho hantu se akubwiye ngo turi butambike mu gashyamba ni hehe? Ni hano inyuma y'urugo ni gato. tugende. sigufunze rero utaza no kugira ibindi ubura, sibyo? ariko se hano simabona abandi bantu. nta kibazo tugende, ni hano inyuma ho gatoya. wakegetse hose ukabwira n'uriya mwana akakurebera. uze ngo sigara umurebera, hari ibyo tugiyemo. none agashyamba ni akahe? kari hano inyuma ho gatoya, ni inyuma y'iki gipangu niho tugiye kujya. none se ubwo kakubwiye ngo urahita umuha 200 bakwibye 300, wowe icyo urabangutse ni igiki? icya mbere cyo nuko angaragarije umujura ku buryo aramuhana ku buryo atazongera kwiba. nawe azajya ajya gukora ahandi hantu, nibwo ari nk'umukozi wanjye cyangwa undi muntu ntabwo azongera kwiba. umaze igihe ujya mu bapfumu? oya nanjye nabigiyemo uyu munsi. uri kubyiga? ndi kubyiga. agashyamba ni aha ngaha inyuma. ubwo se usanze ari nk'umushuti wawe wa hafi wakwibye? byambabaza cyane kabisa. turebe ko biri bukunde. ngewe buriya hari ibintu najya nizereramo, njye niyo nagira ikibazo kimeze gute ntabwo nshobora kujya kumupfa. oya ugomba kumujyaho, rega nabo ni abantu kandi baba bafite ubuhanga bukaze cyane. yewe we niwe pe, ni Jeni koko pe, ndamuzi, ni umukozi wanjye. ye baba we niwe wanyibye koko mana we, niwe wanyibye. nahamagaye muganga kugira ngo amunyereke, none nsanze ari umukozi wanjye. we mwakorana?
ni umukozi wanjye nizeraga yabaga muri kotwari rero hari ahantu ntabwo bw'ibyo baba we kamuhamagare muganga mubwire ko mubonye kamuhamagare muganga pe ntabwo nari nzi ko ari wowe wabinkora ntabwo uzongera kwiba n'ukuntu yari umwana mwiza ntabwo yibaga sinzi impamvu byabimuteye pe n'ukuntu ari umwana mwiza muga yewe wa muntu ndamubonye ndamubonye narababwiye ngo ntagira nababwiye ko nakunda abantu biba abandi mbabwira ko nakunda abantu bahemukira abantu cyangwa abantu bafite ibintu batavunika ibibanya neza rero niba umubonye uragira ngo mukorere iki muri aka kanya amafaranga yawe ntabwo yazanye ntabwo yagushimishije arayafite amafaranga ariko njye ntabwo najya muri ziriya nzuki rwose mugazi nanjye zanyirira rwose oya nta kibazo wowe nyishyura amafaranga nakubwiye noneho izo nzuki ntabwo zikurya ngiye noneho uwo mwana bambwira icyo tumukorera niba ndatwara roho ye cyangwa urebe amafaranga yawe niba yuzuye tumurekura agende ntuzongere kumukoresha niba wabonye ari umunyangeso yewe reka nze mbikore nkanda akanyenyeri jya koherereza uko ariko ukoze ujya ubampanira abantu nk'aba biba nakubwiye ngo nta mikino ngira ngewe sinkunda abantu biba abandi sinkunda abantu bahemukira abandi yewe ntumuhanye wa mwana yego dore ndabikoze SMS urayibonye SMS nayibonye nta kibazo yego murakoze reka njye gutera amafaranga yanjye ndebe ko yuzuye wifata amafaranga yawe noneho uwo mwana nawe ubwo tugiye kumukuraho inzuki ubutaha n'abandi barebereho uwo muco wo kwiba cyangwa kwimukira abantu bawucikemo yego reka ngende ndebe ko amafaranga yuzuye menya ko hajya radiyo agenda kwakira inama y'inteko rwanda muri shingo rw'irindi nkoti ku rw'iyindi yego murakoze aha dore inzuki ziragiye shyira hariya ibi ngibi umaze gukora byo kumwiba urabona hari icyizere azongera kukugirira ni ukuri nambabarire n'ubwa mbere nari mbikoze nambabarire rwose mbere dufate uyu mwanzuro nanjye mu kandi kazi amafaranga yanjye ndabona yuzuye ariko ntabwo nakongera kumukoresha icya mbere ni uko nabonye amafaranga yanjye niyaza ajya gufata ibintu bye yigendere rwose ntabwo nakongera kumukoresha uri bumuhe agatike naramuhembye afite itike yiwe arakora ku mafaranga y'umushahara wiwe ngo haguruka ujye gufata imyenda yawe nta kibazo rwose mba nta mbabazi yamara zana ukuboko tuguhaguruke zana ukuboko tugende ngira ngo rero nk'uko natangiye mbibabwira umujura cyangwa se uwahemukiye mama mumaze kumubona uyu mama yaduhamagaye agira ngo duhure tuvugane nawe ndetse kandi ibyo yamaze kwibwa bijyanye n'amafaranga ye nk'uko mwaze mubibona mu kabari amaze kuyahabwa ni N1 TV ndi MC Seti nk'uko bisanzwe dusubire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye Imana ikumera imigisha itagabanyije mama tugendere yagiye gufata iyo myenda yego murakoze mumanuke neza nahabonye amaho